Nanone twongeye kubaha ikaze bavandimwe, ubu dukomeje kubana mu bihe bitandukanye mu nyigisho zacu cyangwa mu kiganiro cyacu cya buri gihe. Reka n'ubundi tuje imbere y'Imana iyo tugiye gutangiza ikiganiro cyacu, kuko ari ikiganiro cy'umugisha. Tubanze Imana imbere. Data wera uri mu ijuru, turacyagukeneye, turacyagushaka, turacyakwifuza kubana nawe, kugumana nawe biratunezeza, kuko ni wowe rufatiro rwacu, ni wowe twubakaho, kandi ni wowe buzima bwacu, ni wowe tugenderaho tukabona icyo tuvuga. Bana natwe no muri uno mwanya, kuri ino nyigisho cyangwa kuri iki kiganiro tugiye gutambutsa n'ubundi, kugira ngo kigire umumaro kuri benshi bacumva. Bana natwe mu itangira no mu isoza, mu izina rya Yesu, amen. Yego, turacyari kumwe, twongeye kubararika n'ubundi. Tugiye kurebera hamwe igihe cya karindwi mu bihe byose twagiye tubana namwe. Reka dusozanye muri iki gihe cya karindwi cyitwa igihe cy'ubutegetsi bw'Imana. Icyo gihe kivugwa, icyo gihe nanone kivugwa ko igihe cy'amahoro, cyangwa kizaba ari igihe cy'amahoro. Kivugwa nk'igihe cy'amahoro, kizaba ari igihe cy'amahoro. Ntiturakigeramo, ariko kizaba ari igihe cy'amahoro. Rero cyitwa igihe cy'imyaka igihumbi y'ubwami bwa Kristo mu isi. Azaba aje kwima ingoma yiwe mu isi. Igihe cyacu uko kizaba kimeze cyangwa uko kizatangira, nanone ni ukuva Kristo aje ubwa kabiri ukageza ku rubanza rw'intebe y'imanza nini yera, igihe cy'imyaka igihumbi. Niko kimeze, niko kizaba kimeze. Ni ukuva Kristo cyangwa no gutangira igihe Kristo azaba aje ubwa kabiri, azaba agarutse, igihe dutegereje kuza kwiwe. Nanone kikageza hariya ku rubanza, ubwo azaba ari ku ntebe y'imanza nini yera, kuko ibyanditswe bivuga ko kizaba ari igihe cy'imyaka igihumbi. Icyo gihe kizamara imyaka igihumbi. Muririmbyi niko yavuze ngo tuzamara imyaka igihumbi muri paradizo yera. Ikizaba kigenderewe rero ni uguhishurwa kwa Kristo avuye mu ijuru mu mbaraga nyinshi n'ibitangaza. Azaba ahishuwe. Kizaba kigenderewe no guhishurwa kwa Kristo. Azaba avuye mu ijuru iyari. Umunsi azamuka ari kumwe n'abigishwa hariya ku musozi wa Mizeituni, ngo yari kumwe n'abigishwa mu mwanya arazamuka bakurwamo, ajanwa mu ijuru, ngo bakiraramye batumbiriye mu ijuru bamureba uko agenda, bagiye batangara, ngo babonekerwa n'abamarayika babiri. Abantu barabagirana, barababaza ngo zemwe bagabo b'i Galilaya, nguko mubona ko tubona mubabaye mutumbira mu ijuru, ni gute? Barababwira ngo kuriya mubonye Yesu agenda azamuwe bakuwemo, ngo niko kandi muzobona agarutse. Kuriya agiye niko azagaruka. Azaba aje mu buryo bw'ibitangaza n'ubundi, mu mbaraga nyinshi n'ibitangaza. Muri icyo gihe rero nanone umuhanuzi w'ibinyoma azafatwa. Icyo gihe namara kwika ku isi,
umwami w'amahoro. Icyo gihe umuhanuzi w'ibinyoma azatabwa muri rwa rwobo, azafatwa atabwe muri rwa rwobo. Shetani nawe azabohwa, aboherwe mu rwobo rutagira iherezo, komeza biranduke mu rwobo rudafite iherezo, aguma agira kiribite. Abo ni Satani. Kristo azategeka ukuri kuzanesha. Muri icyo gihe Kristo niwe uzaba uhaye ategeka ukuri kunesha, kuko ngo wa muhanuzi w'ibinyoma azatabwa muri rwa rwobo, na Shetani ngo azaboherwa mu rwobo rutagira iherezo, akomeza agende. Kristo nawe ategeke kuri kuganza cyangwa kuri kunesha. Ikizakurikira rero ni ugupimwa kw'abantu cyangwa gupimwa kw'imirimo. Itorero rizaba riri hariya mu kirere muri iyo myaka 7. Abantu bazaba barakiranutse, abantu bazaba batarakira agakiza, bazapimwa na Kristo mu buryo bwiza, ariko bazapimwa mu buryo bwiza. Nanone kandi Kristo azaboneka ku bantu bose, ariko hazabaho abandi batazemera. Abantu ntiboroshe, hazaba n'abandi batazemera nubwo Yesu azaba abonetse, azaba ahari, ariko hari abantu bazinangira imiti. Uko bizaba bimeze, kubera kamere yabo yononekaye, abantu bazanangira imitima yabo ku bw'iherezo ry'icyo gipindi, cyangwa iherezo ry'icyo gihe nikigera, abantu bazaba binangiye imitima yabo, bazaba binangiye, bazabaho ku iherezo ry'icyo gihe cyangwa ry'icyo gipindi. Muri icyo gihe rero Shetani azabohorwa, azakoranya abantu kuja kurwanya cyangwa kuja kurwana intambara, barwanya Kristo n'abera. Tubisoma mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, ibice 20, umurongo wa 9, umurongo wa 7 kugeza ku 9, 20 kandi kugeza ku 9, haravuga ngo iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa avaho yarabohewe, azasohoka aje kuyoboza amahanga yo mu mfuruka 4 z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazamanuka bakwira isi yose, bagote amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umva uko bizagenda: umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Icyo ni cyo gihano cyawe. Kandi Satani uwabayobozaga ajugunywe muri ya nyanja yaka umuriro.
n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Bazababazwa ku manywa na nijoro iteka ryose. Imana itubabarire kandi Imana iturinde kuzaba muri uwo mwanya, muri ibyo bihano. Twakire Yesu mu gihe bigikunda, twakire Yesu mu gihe akiboneka. Umuhanuzi yaravuze ngo nimuze tuje inama, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Rero reka turebe igihano n'uwo n'icyo ngicyo, umuriro uzava mu ijuru uzabarya. Shetani azatabwa mu muriro, Yesu azicara ku ntebe, azicara ku ntebe y'imanza nini yera. Abapfuye bo mu bihe, abapfuye bo mu gihe cyose bazaboneka imbere yo gucirwaho imanza. Nanone uko nicyo gihano. Hanyuma rero, abatizera ndetse na Shetani na rupfu na kuzimu bazatabwa mu nyanja yaka umuriro. Isi izatwikwa ndetse izatwikwa n'umuriro. Hanyuma y'ibyo habeho isi nsha n'ijuru rishya. Nyuma yabwo, uko Yohana yabonye hariya mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana nyine, haravuga ngo mbona ijuru rishya n'isi nsha. Iyo tuza tubisoma mu zanditswe zera mu buhanuzi bwahishuriwe Yohana nyine, ibice 21, avuga ngo ijuru rishya n'isi nsha, ngo mbona ijuru rishya n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Haleluya. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, izabana nabo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, Imana yabo. Haleluya. Hazaboneka isi nsha n'ijuru rishya. Ubwo rero rizamanuka riva mu ijuru. Hanyuma abera bazabana n'umwami iteka ryose, iteka n'iteka. Amen. Uko niko igihe cya nyuma cyangwa igipindi cya nyuma niko gisa. Kiriya gipindi cyangwa igihe cyitwa igihe cy'ubutegetsi bw'Imana. Iyo niyo shusho yacu. Imana idufashe twakire ubumenyi kubw'icyo gipindi. Imana itugirire neza. Mwakire ijambo ry'Imana abatwumva. Amen.